the Capitol Records music group. Sezeraho reka twicare gatoya konyine nkubwira akantu kamwe bahagaze hano twe tunaruhuka ugakeye uriya ni ukuvanga Kadungi uriya pasiteri wacu kugira ngo uramubona bana ndamubona mwana yari umurimo w'Imana ariko buriya amaze kuturengaho kwa zero nanjye njya mbibona yaragafashe agera noneho abantu baratambuka bakavuga ati pasiteri Kadungi ati bimeze bimeze njya mbibona mwana ari smart data ariko narangiye jewe uri kumva ngiye kukwereka diro dukora reka dupange umutwe umwonye no kumurambika hasi ngewe tugiye gukora umutwe noneho ngiye tugiye gushaka ibebe uri kumva iyi saha duhite tuyihamagara uri kumva uhite mugwisha mu gatego ninde rero uwo musista ninde turayifasha Nina azakora umuti byataye noneho rero tugiye guhita tumuhamagara ahubwo se nina ufite nomero ye harya urayifite urayifite ubu sara amayinite afite ngiye nta mayinite we muhamagare noneho umuhamagare duhite dupanga diro uri kumva noneho twe duhite tumubwira uburyo ibintu bimeze diro yose tuyirangiza muhamagare mana muhamagare Yes. Ni neza kabisa. Ubahirije igihe kabisa. Meze bite? Shari sabanye ntacyo. Tugiye kuguha diro uyikine neza nk'umusirimu. Ndabizi ko uri umusirimu. Siko bimeze? Ugomba kuyikina neza kabisa. Pasiteri Kadungi uramuzi? Pasiteri ndamuzi Kadungi. Uriya dusengana. Tuya tujyana mu byumba by'amasengesho. Ni ukuvuga ngo rero turi gushaka ngo umute mu gatego ku buryo abantu bose bamubona kandagara burundu ahasigaye ibindi byose ukabitubaza ukaguhereza nta kibazo amafaranga arahari tugomba kuyaguha iyo diro urayikora urabikora ndabiyemeye ko mwana reka tumwizere sibyo tumuhe diro atekereza ko azabibasha neza pe we nukagira ikibazo cy'amafaranga amafaranga arahari turayafite kabisa nukagira ikibazo uri kumva uri kumva iyo diro rero wowe uyikore kandi nyine urabyumva mbese ibintu byose ugomba kubikora nta kibazo kabisa Allo Yesu nashimwe Ego ni amakuru y'iminsi yego disi shenge ego ndabyibuka rwose cyagiye turi mu masengesho icyubahiro ku Mana yo mu ijuru disi bya bindi byarasohoye byose ntabwo nari nzi ko Imana yabikora vuba bigeze aha ngaha Mana we nshimye Imana yo mu ijuru n'ukuri Imana yo mu ijuru nihabwa icyubahiro Yesu we ndaza kuhagera rwose turafatanya guhimbaza Imana ndetse no gushima n'ubwo bwose biba bigize ariko ndabizi neza Imana yo mu ijuru yumvisha ishimwe ryanjye ko ibyo bintu yabikoze hari undi mwene data wari umpamagaye nawe nari ngiye gufasha mu masengesho ariko simbizi wenda reka nkoresha uko nshoboye ndaza gucunguza uburyo umwete wenda ndebe ko ntaza gutindayo wenda nawe ndaza kukunyuraho mwene data ibyo mbona n'ibitari ndabikubwira ariko ntujya unyumva say no touch say no kiss ibyo byose bimenye turatandukanye ahantu ngeze ndabona nsa n'ugeze ahantu mu myembe myinshi ku giti cy'umwembe ahantu nyine hari imyembe haruguru y'agahanda naho ngaho reka nze nkurebe n'imbere gato reka nze nkurebe ndabona turatandukanye mbwira ubikora uteye gukunda ese kuganira kuzabera kunyura ndabibona mu maso yawe
urukundo si amagambo n'ibikorwa birabigaragaza erega mba bishaka kugera kure oya wikuramo inkweto kugira nta kibazo reka twigane byinshi mu rukundo yemerera nkwereke bishya nawe utazi humura sinzagusiga ku muhanda mfata ukuboko wa muntu nakubwiraga ngiye kubanza kujya kureba kubwira nawe nkugereho agezeho usanga ngo hari ahantu agiye ariko icyo shima Imana nuko mpageze kandi nawe ukabura amahoro nyuma y'igihe cyahise tutabonana ariko ntabwo watinze cyane sure ntabwo watinze pasite tubakiriza iki kwakira sibwo ni ngombwa cyane ntacyo ariko niba harimo amazi wampa nta kibazo ni ngombwa kubakira amazi yonyine amazi gusa reka nkuzanire na fanta uvangemo oya nta kibazo amazi yonyine arahagije garagaza erega mba bishaka kugera kure bagafite n'icyapa reka twigane byinshi mu rukundo nyemerera nkwereke bishya nawe utazi humura sinzagusiga ku muhanda mfata ukuboko singera kure disa akajwi kawe karangwaza nkumva nshaka kukumenya byimbitse ayo mazi ni meza n'amazi y'isoko ndatero ndatinze ndagira ngo tuganire nkuko wambwiye ngo ariko se pasite ntabwo uhamagaye ngo tuganire ngushimire turaganira mu izina rya Bibiliya reka tube tubitse Bibiliya nazo turaganira gute Bibiliya ni ijambo ry'Imana ntabwo yuko Imana yagukoreye kuko nina ntabwo uhamagaye ngo mushimire tuganire Bibiliya rero reka tube tuyibitse turaganira se uri kureba muri Bibiliya kandi ko nshaka ko tuganira wansengeye neza icyifuzo cyanjye rwose kirasubizwa niyo mpamvu naguhamagaye ngo nkushimire tuganire hano mu rugo ntaba ari ushimira shimira Imana yo mu ijuru niyo wowe nshimira ni wowe wansengeye kirasubizwa naragusengeye ariko ibyo nakubwiraga ni Imana yabisohoje mwene data warakoze rero niyo mpamvu muhamagaye ngo uze nkushimire ahubwo reka nkuzanire turatandukanye yanywe rwose yamaremo ndaguha nanjye pasite amazi wagira ngo burya wabwiye ririmo hano ukuri kuyazana niko ari kurushaho kuba aryoshye ndagupfunyikira n'ubundi hari n'ayo ugatwara ubyibuka rwose amazi yawe ubwo reka nze wigire hafi yawe yegere hafi aba arimo kumva kuba kure yawe bimbangamiye ariko ndi kwibaza impamvu aya mazi arimo kuntesha umutwe ariko nkaguma nkayanywa aya mazi ubundi ari mbese atari amazi meza y'isoko ubundi aya mazi washyizemo ubwo yamare nkenange urumva atari amazi meza y'isoko araryoshye ariko ari kunteza ni ibibazo amazi meza y'isoko abona no kwihagarika hano hanze nta kibazo urahagana hano ahangaha urasohoka urahita umanuka hano hepfo ariko hano aha narabihanuye ngiye kadungi bangira umusazi nabwiye ko mu minsi yanyu imisozi izasanganira iyindi none dore ndabona ari byo bibaye umva nimuze murebe ngewe mwagiye mungira umusazi ndi kubabwira ngo mu minsi ya nyuma imisozi izasanganira iyindi nawe vayo urebe mutazagira ngo ngewe kadungi ndi umuhanuzi w'ibinyoma reba ibibaya biri gusanga ibindi bibaya sha ibyo nkweretse urabibonye cyane uzambera umugabo
uzambere umutangabuhamya. Pasiteri ibintu avuze nibyo imisozi iri kugenda pasiteri koko ubu niyasaze imisozi yagiye imisozi yagiye ariko noneho byumbi reba abantu uri kwiteza wowe ntabwo wageneye narindi kubona hariya genda ujye kuruhuka imisozi narabivuze ko imisozi zacu